abantu musubira ku rufatiro. Kandi bivuze nk'umuhanuzi, kudasenga kwanyu, kudahereza Imana umwanya kwanyu, kutaganira n'Imana kwanyu, kudafata umwanya ngo musenge, bigiye gutuma muhinduka nk'amase ku musozi. Bigiye gutuma ibyo mwari mwiringiye bipfa ubusa. Bigiye gutuma amasengesho wasenze arengwaho n'isuri, arengwaho n'intambara zitandukanye. Haleluya. Kandi Yakobo arahanura igice cya mbere umurongo wa 4, aravuga ngo nimba harimo umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana, kuko ari Imana itanga itimana. Ariko arangije aradufata, aradusayura, adusanze mu isayo, atwita izina rishya, adusanze mu isayo, atwambika isura nshya, adusanze mu isayo, atugira abandi, atugira abakozi b'Imana bageze imbere y'Imana, barabatizwa, batura ko Yesu ari umwami ariko banga kuyoborwa nawe, batura ko Yesu ari umwami ariko banga ubwami bwe, batura ko Yesu ari umwami ariko bahakana kwera kwe, batura ko Yesu ari umwami ariko bahakana imbaraga ze, batura ko Yesu ari umwami ariko bahakana imbaraga ze. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Turabasuhuje suti bakunze ibirembo ryera, tubifuriza umugisha w'Imana, tubifuriza n'amahirwe masa, tukubwira ngo wowe utameze neza ni igihe cyawe cyo kumera neza, ariko ni n'igihe cyo kongera kumva hagarutse ibyiringiro. Wari unaniwe cyangwa se ucitse intege, wakiriye amakuru akubwira ko ibintu bitakwemera, ariko jye nkuzaniye amakuru anyuranye n'ayo bari kuvuga, kuko wowe bigiye kwemera kandi byemere cyane. Ariko turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana, bakunda kumwita ngo habura gatoya, ariko arabibwira n'umuntu mukuru. Reka dutangire twanzika ikiganiro cyacu, kuko dushaka kugera ku ntego zacu hakiri kare. Tangira wibwira abantu bakurikiye Irembo Ryera, ariko twunifuriza abantu gukomeza nyine bagubwa neza, bakora subscribe ndetse na comment zishobora kuba zubaka. Twagiye. Murakoze, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nkuko mubimenyereye, kuko ntago ari ubwa mbere ngera hano ku Irembo Ryera. Nitwa Emmanuel Hategekimana habura gato. Ndashima Imana. Ni ibiki bishya rero uzanye noneho Imana igusunikiye? Ibishya birahari kandi bitandukanye nk'uko bisanzwe, ntabwo tuzira ubusa. Ari ibyo tuje guhana. Hari ibintu uje guhana? Hari ibyo tuje guhana. Hari abantu bakubiswe none? Ubundi ni ngombwa ko ukuri kuvugwa, kandi ni ngombwa ko ubwoko bw'Imana buhabwa umurongo nyawo. Ukuri ushaka kuvuga ni ukuhe? Ukuri nshaka kuvuga ni uko kumenyera Imana atari byiza. Imana ni yera, Imana ni nyembaraga, Imana iyo ishatse irakora, Imana ni byose kuyifite, ariko kumenyera Imana ntabwo ari byiza. Rero umwuka w'Imana yaduhaye ihishurirwa ry'uko abantu bari kumenyera izina ry'Imana bagakabye. Wenda tutari twagera aho ngaho, ndabona usa naho uri musaza, usa na Siya, uri musaza we. Mpagaze muri uwo mwanya, nubwo tutaba tuvukana mu mubiri, ariko mu mwuka wera ndi musaza we, n'umuvandimwe wanjye muri makeya. Musaza wande rero? Musaza wa Siya. Asiya wajyana? Ubundi abari muri Kristo Yesu ni bamwe. Uje kumurwanira ishyaka? Ntago nje kurwanira ishyaka Asiya, nje kurwanira ishyaka Imana. Naho ngewe kuba narwanira ishyaka Asiya, hari ibyo ntavuguruza, kimwe nuko hari ibyo ntakwemera. Kuki utabyemera?
impamvu ya mbere ituma ntabyemera yenda kubivugwa cyangwa kubimuvugwaho ni ukubera ko hari uburyo nkatwe nk'abahanuzi ko dusanzwe tubana n'Imana, hari uburyo dusanzwe tuzi ko Imana ivugamo. none ubwo urashaka kuvuga ko uriya muhanuzi yavangiwe? Ubundi hari ibintu bitumvikana, kuko kuvangirwa nabyo byabaho, kuko ijwi ryose rivuze ntago riba rivuze ngo ako ka mwanya nawe ihute ujye kuvuga. Kandi hari ibimenyetso nanone biranga ubuhanuzi bw'Imana nyakuri. Ikimenyetso cya mbere, nimba muri wowe uhawe ubutumwa n'Imana, ntabwo ari ngombwa ko nahita njya ku isi yose kugira ngo ntangaze ubwo butumwa mbubwire isi kandi nyirabwo ahari. Ngaho tubwire icyo Imana iguhaye ukizane tugende twumva. Reka twihute tubirebere muri Yeremiya 8 umurongo wa mbere. Wadufasha nimba wowe wifite hafi, wadufasha tukihuta tukagira aho tubirebera, kuko ni ngombwa ko ubwoko bw'Imana bugomba kugendera ku kuri, ibitameze neza bikamera neza, kuko icyo Imana ishaka mu bantu bayo ni uko umuntu wese yera. Yeremiya 8 umurongo wa mbere. Yeremiya 8 umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere mbabuze nakwisomera. Haravuga ati Uwiteka aravuga ati icyo gihe amagufwa y'abami b'Ubuyuda n'amagufwa y'ibikomangoma byabo n'amagufwa y'abatambyi n'ay'abahanuzi n'ay'abaturage b'i Yerusalemu bazayavana mu bituro byabo. Komeza. Kandi bazanyanyagiza imbere y'izuba n'imbere y'ukwezi n'imbere y'ingabo zose zo mu ijuru. Ibyo bakundaga bakabikurikira bakabishaka ngo babisenge, ntazarundarundwa cyangwa ngo ahambwe, azaguma ku isi nk'amase. Kiriraho 3. Kandi abasigaye bo muri uwo muryango mubi, kandi abantu basigaye bo muri uwo muryango mubi bariho n'abatatanirije hose gupfa, kuzabarutira kuramba. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Duhawe umugisha n'Imana, kuko Imana icyambere ikunda ukuri kuruta ibindi, kandi ukuri kw'ijambo ry'Imana iteka kuratsinda. Ibintu byose bishobora gukorwa cyangwa se bishobora kuvugwa biri inyuma y'ijambo ry'Imana, ibyo bintu byose biba bipfuye. Nge ntabwo ndi hano guhagarara ngo mvuge ngo Imana ntabwo ariyo yavuganye na Noheli. Ntabwo ndi hano guhagarara kuvuga ko Imana atari yibasha kuba yavuga ko umuntu amukwiriye, kuko nk'uko anabyivugira nawe ibyo nabyo nawe byamubera, kuko uri mu mwanya w'Imana byamubera 100%. Ariko se nkatwe nk'abakristo ari byo tugenzura kandi tukabigenzuza umwuka w'Imana. Mu by'ukuri Uwiteka Imana Nyiringabo afite uburenganzira 100% bushobora gutegeka cyangwa se bushobora gukora
ariko nanone hari abahanuzi, hari abakozi b'Imana muri rusange tutarebeye kuri uyu gusa, bakora ikintu ukibaza ahantu harimo ubwenge bw'Imana, harimo ubutumwa bw'Imana, harimo iki muri rusange. Amen. Kandi si uyu gusa, hari abantu benshi tubona hano muri social media, ariko ugasanga umuntu aravuga ukwezi kose nta n'umwanya w'ijambo ry'Imana agira mu buzima bwe, nta kintu abwira abantu cyerekeye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nje kuvuga ngo Imana ishobora kurira kuri icyo. Amen. Bigatuma Imana ishobora guteza ibyago abo bantu kandi bo bikururiye, kubera ko agakiza tuvuga n'agakiza twahawe n'Umwami Imana twagahawe ku buntu, ariko si ngombwa ngo dukore ibidafatika ubuntu busage. Imana iduhana umugisha. Uyu ni Yeremiya, Imana yavuganaga nawe, irangije iramubwira ngo Yeremiya, abahanuzi b'ibinyoma, abahanuzi batavugira mu kuri no mu mwuka, amen, bazatatanira ku isi yose, kandi nibarangiza bahinduka amase. Bishatse kuvuga ngo nimba ukorera Imana nyakuri, iki ni igihe cyo kugira ngo bimenyekane. Kandi nimba nanone utari mu mwanya w'Imana, utari mu mwanya w'ijambo ry'Imana, iki nanone ni igihe cyo kugira ngo bimenyekane. Ubwo mperuka hano navuze ibintu bigera kuri 4 Imana igiye gukora mu bantu cyangwa se mu bakozi b'Imana n'abandi bantu muri rusange. Nabyongeraho iki ngiki rero kivuga ngo ubw'Imana ikubwira kenshi, ubw'Imana igucyaha kenshi, ubw'Imana iburira abantu kenshi, ariko kumva iby'Imana ivuga aho kugira ngo babishyire mu bikorwa, aho kugira ngo babivuge nk'uko bikwiriye, ahubwo bakagoreka ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana. N'ubundi haracyari inkoni ikubita abanyabyaha, n'ubundi haracyari inkoni ihana umuntu wese ukora ibidakwiriye by'ijambo ry'Imana. Amen. Kuko dushingiye ngiye ku bintu mbona muri rusange, muri social media ndetse n'ahandi, yenda YouTube idufasha ko ubwo butumwa bugera ku bantu benshi, none si ngombwa ubwira ubw'Imana bwose kugira ngo bujye kuri YouTube. Urugero, twese turi abakozi b'Imana, cyangwa se twese turi abakozi b'Imana, twese turi abahanuzi, sibyo? Ariko hari umurongo ntarengwa dushobora kurenga bikagaragara yuko tutari gukorera Imana, ahubwo turimo no kwinjira mu buzima bw'abantu runaka. Turi kwinjira mu buzima bw'abantu runaka, turi kwinjira mu bitekerezo by'abandi, cyangwa se turi kubinjirira cyane. Ibyo rero ntago bikwiriye, kubera ko ijambo ry'Imana ku muhanuzi nyakuri, ijambo ry'Imana riravuga, Abefeso ibice 6 umurongo w'10, uburyo bwose bwo gutwara intwaro z'Imana. None ni ukuvuga ngo gutwara intwaro z'Imana ni iki? Bishatse kuvuga ko uko gutwara intwaro z'Imana n'ubuhanuzi uri muhanura bigomba kuba bigendana n'ijambo ry'Imana uko bikwiye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bigomba kuba ibintu uri kuvuga bigendana n'ubuhamya ufite, ikimenyetso nyakuri cyerekana. Ubundi se Yesu baramubajije, Yesu yaravuze ngo umuhanuzi nyawe, amen, agaragarira ku mbuto yera, kuko igiti cyose data atateye icyo kizarandurwa byanze bikunze. Ibyo nibyo bintu bigiye gusohora. Icyo ni kimwe. Ikindi, igiti cyose kitera imbuto zigikwiriye, iki giti kishushanya, iki giti
kigaragaza amapera, ejo kikagaragaza amavoka, ejo kikagaragaza izindi mbuto runaka, koko iki giti gishoreye imizi mu Uwiteka? Ntabwo gishoreye imizi ku Uwiteka. Amen. Kuko kiramutse gishoreye imizi mu Uwiteka, imbuto zawe nyine zagaragarira n'abandi. Urugero nk'ubu ngubu twatangiye kubona nk'amafoto acicikana, abantu bari mu kabari. Amen. Kandi ari abakozi b'Imana. Aho niho Yesu yasanze mu nzu ya se bahashyize iguriro, bahashyize isoko, yuzura ifuhe, yuzura kubimena. Hari ikintu ushobora gukora koko wakibwiwe n'Imana. Amen. Ariko uburyo ugitambukijemo, uburyo ukivuzemo, Imana nayo ubwayo ikabona ko nta bwenge wabishyizemo. Munyumve neza cyane, navuze ngo sindi kuvuga ko atari Imana yaba yavuganye n'umukozi wayo Noheli cyangwa se Profete Noheli, ariko uburyo utanzemo iyi message, uburyo utanzemo iyi message biragaragaza koko nk'abantu bakuru mu mwuka, nk'abantu nkatwe tubireba, biragaragaza yuko nta kuri kw'ijambo ry'Imana kurimo, ahubwo ushobora kuba dushobora no kubitekereza tukavuga ati wicaye urangije uratekereza, ushaka ikintu uri bwurireho cyangwa se uzamukiraho, urangije utegura ikintu runaka ugishyira hanze. Kuko iyo kiza kuba ari ukuri koko, ari n'Imana ibikubwiye, natwe twese Imana iradutuma, ariko si ngombwa kuza kuvugira ibintu kuri kamera. Kuko uyu mubyeyi uraza kumva ibi bintu uvugiye kuri public mu bantu, mu by'ukuri nawe ubwe bishobora kumutera ikibazo, bishobora kumutera ikibazo mu mutima we, bishobora kumutera kwibaza nimba Imana imukunda cyangwa se Imana itamukunda. Amen. Birashoboka yuko mbese nagira ngo mvuge ngo ibyo ntibikwiriye mu bana b'Imana, ibyo ntibikwiriye mu bakristo, nta nubwo bikwiriye mu bahanuzi b'Imana. Kuva na kera na kare, dushingire ku muhanuzi Eliya. Yabonye ibintu biri gukorwa mu gihugu, arangije asanga Ahabu, azinduka mu gitondo, ahagarara imbere ye, aramubwira ngo Ahabu, nshingiye kuri ibi hakurikiyeho ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Amen. Ahabu abanza gupinga, ariko ibimenyetso by'ubuhanuzi biragaragara. Ariko nimba uyu mukozi w'Imana atabanje gusanga nyir'ubwite ngo abanze kumuganiriza, amubwire icyo Imana yamubwiye, ahubwo akagishyira ku isi hose, amagufwa y'abahanuzi agiye kwandagara ku isi hose. Kandi si aba ngaba gusa, haleluya, ahubwo hari n'abandi bazagaragarira isi. Ibi mbivuze nk'umuhanuzi w'Imana nanjye. Hari n'abandi bazagaragarira abantu, bazagaragarira isi ko ibintu bakoze, ko ibintu bavuze bitagendeye mu bushake bw'Imana koko. Kuko nimba Imana igutuma, nimba Imana ivuganye nawe, ubundi waje kunsanga, nimba ufite ubwoba bwo kuza kumbwira iby'Imana yakubwiye, ubundi nabana nawe mu nzu gute? Urumva byumvikana? Ntago byakunda. Bishatse kuvuga ngo nimba wifitiye icyizere, Imana ikaba ariyo yanavuganye nawe, icya mbere banza umenye ngo ibidashoboka mu maso y'abantu, ye ku Mana birashoboka. Kuba bishoboka ku Mana rero, ntabwo ngomba sinabura kuza kubikubwira, kereka hari nimba hasi ari we watanze uburenganzira bwo ko bajya kuri public bakavuga ati reka tubitangaze, igihe cyabyo kirageze, bakaba bari basanzwe bari inshuti. Nje kuvuga iki rero, icyo Imana yantumye cyangwa icyo Imana yambwiye. Imana ije guhana
abiyitirira izina ry'Imana, abavuga izina ry'Imana, ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ihana Yeremiya, Imana ihamagarira Yeremiya ubuhanuzi. Bishatse kuvuga iki? Imana itanze ubundi buhanuzi. Amen. Imana itanze ubundi buhanuzi. Abakozi b'Imana benshi, abo tutamenye benshi, abashaka kurya hiti babiririye bazamukiye ku bandi. Amen. Igihe kirageze kugira ngo aba bahanuzi bandagare ku misozi. Igihe kirageze ubu butumwa bwabo buteshwa agaciro. Igihe kirageze nimba mudahindukiriye Imana, muvuge ijambo ry'Imana uko riri. Nimba mudahindukiriye Imana, muvuge iby'Imana, musomere abantu ijambo ry'Imana. Abantu bakeneye guhugurwa, abantu bararushye, abantu bararemerewe, bakeneye ijambo ry'Imana. Nimba atari ukubigenze rero mukatuzanira amatiku kuri kamera, nimba atari ukubigenze rero mukatuzanira intekerezo zanyu kuri kamera, nimba atari ukubigenze ngo mushyiremo ijambo ry'Imana, Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo mugume uko mwahamagawe. Nimba kuguma uko mwahamagawe byanze, igihe kirageze kugira ngo Imana ibandagaze ku misozi. Kandi si aha ngaha gusa, n'ahandi hatandukanye. Si aha ngaha gusa, n'ahandi hatandukanye. Bigiye kumenyekana ko ukuri kw'ijambo ry'Imana kutabarimo uko bikwiriye. Bigiye kumenyekana ko ukuri kw'ijambo ry'Imana kutabarimo uko mukwiriye. Icy'ingenzi kiruta ibindi, hugura abantu ijambo ry'Imana. Icy'ingenzi kiruta ibindi, hugura abantu bahindukirire Kristo. Kuba nabyama nkarota ntabwo ari igisobanuro cy'uko. Amen. Imana imbwiye ko ibyo bintu ari ukuri koko, kuko nshobora no kurota umuntu. Twese nta muntu utarota. Nshobora no kurota umuntu ariko atari nabyo Imana ishatse kugira gute, itari nabyo Imana ishatse kuvuga. Rero ndi hano nk'umukozi w'Imana, ndi hano nk'umukristo, ariko dukwiriye kugendera ku kuri. Dukwiye kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo Imana ishaka, hari umuririmbyi wa 433 433 uvuga ngo ubwo Yesu azagaruka kabiri, igitero cyaho cya kabiri, ubwo Yesu azagaruka aje kwima ingoma ye, tuzamurebesha amaso dusa gute? Dufite ibyaha. Bishatse kuvuga ngo igihe cy'ijambo ry'Imana cyangwa se igihe cya Yesu kiri mu nzira kandi kirasohoye. Uzamurebesha amaso usa gute? Ukivuga ibinyoma. Uzamurebesha amaso usa gute? Ukibeshyera Imana. Uzamurebesha amaso usa gute? Udahagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana. 3, ubwo uri umuntu wigisha abantu iby'Uwiteka, ntubageze ku musaraba, wigisha iki se? Nimba utahagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana ngo uvuge uti Imana yo mu ijuru ikeneye ko abantu bakizwa, ikeneye ko abantu bagendera mu kuri no mu mwuka, ugahagarara imbere y'abantu tubabwiriza ubutumwa bwiza, ugahagarara imbere y'abantu tubabwira icyo Imana igambiriye kuvugana nabo,
ahubwo wigisha abantu iki? Ubutumwa bwiza buri muri kamera buza gutuma isi iraza kukwemera kuruta uko ushaka kubwira ari bukwemere. Wigishije abantu iki? Ubwiye abantu iki? Iki Imana intumye ni iki rero? Imana intumye ko mugomba guhindukira. Dore impamvu ibyaha bigwiriye mu mitima yanyu, ntabwo mugisenga. Dore impamvu ibyaha bigwiriye mu mutima wanyu, muravuga indimi ariko zitarimo agakiza, muravuga ubuhanuzi ariko butarimo agakiza. Wiza kutubwira ngo aya mafoto agaragara ni amafoto y'ahashize, kuko wiza kutubwira ngo ni amafoto y'ahashize, kuko ibyo bintu bibaye ukijijwe. Utarakizwa turakuzi. Amen. Ishusho yawe turayizi utarakizwa. Rero ahubwo ni gute umwuka w'Imana yaza mu muntu bwe utarisobanukirwa? Cyprien ndabyeshyara. Ni gute umwuka w'Imana uza mu muntu utarisobanukirwa? Bishatse kuvuga ngo aho umwuka w'Imana ntahari, indoto zawe ziratwerekeza ku ibyirari ryawe ritekereza, ariko witubeshya ngo Imana ivuze ibintu runaka. Birashoboka ko yabikubwiye, ariko uburyo bitambukijemo ntabwo ari bwiza. Nimba uri umuntu ushobora kuba wacyaha abandi, ugahagarara imbere y'abandi, nubabwire ibijyanye n'iby'ijambo ry'Imana ngo bahinduke, bahindukirire Imana, ngo bahinduke, bavuge nabo bumve ko koko erega ukwiye no kuba intangarugero mu bandi, yo kugaragaza yuko ibyo uvuga n'ibyo ukora bikaba bisa. Nimba bitari mwaho ngaho rero urigisha abantu iki? Ubutumwa buri mwaho ni ubuhe? Ijambo riri mwaho ni irihe? Ubutumwa bwiza buri mwaho ni ubuhe? Gatanu, turacyari ku muririmbyi wa 433, igitero cya gatanu. Igitero cya gatanu kiravuga ngo nimba umuntu avuga Imana nyakuri, akaba avuga ukuri kw'ijambo ry'Imana nyakuri, hari ibigomba kuba bihagararana nawe, bigaragarira abandi, bifite n'ibihamya n'ibimenyetso yuko ibintu uri kuvuga koko biri mu ijambo ry'Imana. Igitero cya nyuma kikavuga ngo nimuhindukirire umusaraba. Yesu ateze amaboko, Imana iteze amaboko, Imana iri ku ngoma ivuga ngo ahari irabwira Kristo. Haleluya. Ahari Kristo arabwira Imana akavuga ngo bubaye uretse guhana, bubaye uretse kuzana ibikomeye, kuko na runaka yakwihana. Rero Imana iteze amaboko kugira ngo uhindukire, kugira ngo ukizwe, kugira ngo wihane, ibyo uvuga bigendane n'ibyo ukora. Widuha ubutumwa bupfunditse, widuha ubuhanuzi bupfunditse, kuko byanze bikunze ibyo twebwe turebesha amaso n'ibyo uvuga bitandukanye, koko biratandukanye cyane. Icyo ni ikimenyetso gifatika yuko ijambo ry'Imana ridahari, yuko umwuka atagutumye. Amen. Yuko umwuka ibyo yavuganye nawe njyewe nsanga ku giti cyanjye, nurangiza uzumbwira ati muntu w'Imana, Imana yakuntumyeho irambwiye ngo
hindura inzira zawe, icyo ni kimwe, cyangwa se mbwiye yuko uru rugendo tuzarukomezanya. Nta kintu bitwaye, nintakumva ntabwo biraza gutuma, nimba Imana yabivuganye nawe, Imana izampa ibimenyetso kugira ngo gire gute ibyo bintu nzabyumva. Nimba rero utinya kumbwira iby'Imana ikubwiye, umutima wawe ugatinya kuza kubimbwira, bishatse kuvuga ngo nawe ubwawe icyizere cyawe ni gike. Abahanuzi batandukanye, abantu b'Imana batandukanye, abakozi b'Imana batandukanye, abanduye bagarukire Yesu, abavuye mu muhamagaro bagarukire Yesu, abagenda uko bidakwiriye ibyo ntitubishaka, abatuzanira ibitari ku murongo w'iby'Imana ivugana ntabwo tubishaka. Tubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, nutubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana tuzakumva, niturangiza kukumva tubimenye, kandi icyo Imana yavuganye nawe kizaba byanze bikunda. Nimba Imana yarabikubwiye, nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Nta mbunda ibaho yarasa icyo Imana yavuze, nta mitara yeze yarasa uwo mugambi kugira ngo ntubeho. Nimba Imana ibirimo by'ukuri, haleluya, nimba Imana ihagaze by'ukuri, ibimenyetso bigendana n'ubuhanuzi birahari, ibimenyetso bigaragaza ko ibyo bintu ari ukuri, ibyo birahari. Ariko icy'ingenzi kiruta ibindi, nk'abantu b'Imana, icy'ingenzi kiruta ibindi, nk'abakozi b'Imana, dukwiye guhagarara mu kuri, tugahamya Kristo, tugahagarara mu kuri, tugahamya ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi bikagendana n'ubuhamya dufite. Kuko umunyarwanda yaravuze ngo nyereka uwo mugendana nanjye nkubwire uwo uriwe. Nimba ugihagarara mu nzira z'abanyabyaha, tukakubona ukibyina domboro ya soro, amen, ukuri kw'ijambo ry'Imana, agakiza kawe ntikarafatika, ubutumwa bwawe ntiburafatika, ibyo ugenderamo ntibirafatika, amen. Ariko mu by'ukuri icyo mpagaze mvuga nk'umuhanuzi w'Imana, icyo mpagaze mvuga Imana intumye, mureke muhindukirire Imana, musubire ku rufatiro, mwiyirize ubusa, musenge, muganire n'Imana. Nimba ari Imana yavuganye namwe koko, Imana kuko yavuganye namwe, hayiwe, ibyo bintu byaba nta kabuza, isezerano ryasohora nta kabuza. Imana ifite ineza ishaka kubagirira. Imana ihamagara Abisiraheli babumba amatafari, irangije ibajyana mu gihugu cy'amasezerano cy'amata n'ubuki. Imana ihamagara Abisiraheli, amen, bakoreshwa uburetwa. Imana ibajyana mu gihugu cy'amasezerano, Imana irabagaburira, Imana irabambika, Imana ibatera iteka. Muntu nkurikiye, nuhagarara mu kuri, ugahamya ijambo ry'Imana, ugahagarara mu mwuka, ugatwara intwaro zose z'Imana, nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora, nta kizabuza ijambo ry'Imana kuza, nta kizabuza umugambi w'Imana kuza mu buzima bwawe. Kuko Imana icyo ishaka kurenza ibindi, amen, icyo ishaka kurenza ibindi nuko muhamya Imana, ariko munahamya n'ukuri n'ibibarimo. Muhamya Imana muhagaze. Bibiliya ivuga iki? Ngo kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, mugomba gutwara intwaro zose z'Imana. Nimba ibyo utubwira bitarimo ubutumwa, burimo ubuhamya bwiza, burimo ijambo ry'Imana, burimo gutwara intwaro zose z'Imana, bishatse kuvuga ngo urimo uratubeshya, urimo urabeshya, urimo uratubeshya. Zuko mbyumva, urimo uratubeshya. Imana ishaka iki?
ishaka ko abantu musubira ku rufatiro. Kandi ibi bivuze nk'umuhanuzi, kudasenga kwanyu, kudahereza Imana umwanya kwanyu, kutaganira n'Imana kwanyu, kudafata umwanya ngo musenge, bigiye gutuma muhinduka nk'amase ku musozi. Bigiye gutuma ibyo mwari mwiringiye bipfa ubusa. Bigiye gutuma amasengesho wasenze arengwaho n'isuri, arengwaho n'intambara zitandukanye. Haleluya. Kandi Yakobo arahanura igice cya mbere umurongo wa 4, aravuga ngo nimba harimo umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana, kuko ari Imana itanga itimana, kuko ari Imana itanga itishama, kuko ari Imana igira ubuntu. Haleluya. Kuko ari Imana ikora, kandi ari Imana isubiza, kandi ari Imana itanga ubwenge ku kigero gikwiriye, ku kigero gifatika cyo kuba yakuza umuntu. Haleluya. Asaba Imana ubwenge. Abahanuzi, abavugabutumwa, abapasitoro, abakozi b'Imana muri rusange, abaprofete, abantu b'Imana, mukwiriye gusaba ubwenge bw'Imana. Mukwiye kwegera Imana bundi bushya. Mukwiye gupfukama mukegerana n'Imana. Mukwiye gupfukama mukongera mukajya ku rufatiro, mukongera mukiyiriza, mukongera mugahereza Imana umwanya. Imana mwamara kuyiha umwanya, haleluya, yarangiza ikabafata ubu bwenge Imana ivuga, ikabushyira mu mitima yanyu, ikabushyira mu byo muvuga, ikabishyira mu byo mukora, ikabishyira mu byo mutekereza. Haleluya. Kandi niba mvuga iki kintu, nusaba Imana ubwenge, ubutumwa bwawe buzuzura, n'ababureba bazabona ko koko wahezagiwe n'Imana. Ubutumwa bwawe nusaba Imana ubwenge, uburirimbyi bwawe buzuzura, n'ababireba bazabona yuko uhamya ko ku ijambo ry'Imana. Kandi ibyo wifuza byose Imana izabikugezaho, kandi ibyo wifuza byose Imana izabiguha, kandi ibyo wifuza byose Imana izabiguhereza. Kuko ari Imana itanga itimana, kuko ari Imana itanga itishama, kuko ari Imana igira ubuntu n'imbabazi. Amen. Kuko ari Imana ikora. Imana ihereza ubwenge abantu bose bayibusabye. Mureke kutubeshya, mureke kutujijisha, ahubwo gusenga kwanyu kuri kugerwa ku mashyi. Ibi ni Imana ibimaye, ibi ni Imana, n'iby'Imana intumye kuza kubabwira. Njyewe nk'umukozi w'Imana, habura gato sinzahagarara ngo mbeshyere Imana. Njye mukozi w'Imana sinzahagarara ngo mvuge ibintu biri inyuma y'iby'Imana igambi, biri inyuma y'ubuhamya, biri inyuma y'ubutumwa bwiza mvuga bitagendanye n'ibyo ndi gukora. Haleluya. Kubera iki? Impamvu ya mbere, iyo ukoreye Imana neza, Imana ishobora kukwambutsa, ishobora kuguterura. Kuko n'ubundi aho yaduteruye hari habi, kuko n'ubundi aho yadukuye hari habi, kuko n'ubundi aho yadusanze hari habi. Ariko arangije aradufata, aradusayura, adusanze mu isayo, atwita izina rishya. Adusanze mu isayo, atwambika isura nshya. Adusanze mu isayo, atugira abandi, atugira abandi bantu. Bishatse kuvuga iki? Haleluya. Twese hari habi, ariko kuvayo ugasubirayo, ayiwe, ni ugukora Imana mu jisho. Ariko kuvayo ugasubirayo ni ukumenyera Imana. Ariko kuvayo ugasubirayo, ayiwe, ni ukumenyera Imana. Imana yabwiye Loti, iramusanga iramubwira ngo Loti, va muri uyu murwa, kuko ngiye kuwurimbura. Ibyaha byaho byabaye byinshi. Loti arangije aragenda. Imana iramubwira ngo nturebe inyuma, ntusubireyo ukundi.
haleluya. Arangije umudamu bashakanye asubira inyuma, asubiza amaso inyuma, ahinduka inkingi y'umunyu. Hari abakozi b'Imana bageze imbere y'Imana barabatizwa, batura ko Yesu ari umwami ariko banga kuyoborwa nawe. Batura ko Yesu ari umwami ariko banga ubwami bwe. Batura ko Yesu ari umwami ariko bahakana kwera kwe. Batura ko Yesu ari umwami ariko bahakana imbaraga ze. Batura ko Yesu ari umwami ariko bahakana imbaraga ze. Bishatse kuvuga iki? Nimba warasubiye inyuma, nta kindi ukeneye uretse kongera kwiyuzuza n'Imana. Nta kindi ukeneye uretse kongera kwiyuzuza n'Imana. Imana ikugirire neza, Imana ikwambika imbaraga. Aho ubeshya, aho wakoze nabi, wongere ugaruke ku rufatiro rw'Imana, wongere ubonane n'Imana, wongere usubire mu bihe byo gusenga kandi ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo wifuza Imana yagikora. Imana ibaha umugisha kandi Yesu abagirire neza, abarwanirire mu ntambara zose mufite. Amen. Reka ngusengere mu izina rya Yesu, kuko ukeneye iki kiganza cy'umukozi w'Imana kugira ngo wongere kubana n'Imana neza, kugira ngo wongere usobanuze Imana koko nimba ibyo uri kureba koko ari ukuri. Kuko mu gihe hatarimo iri sengesho n'abandi bantu bizabagarira yuko ukuri ntako. Imana ibagirire neza. Reka ngusengere mu izina rya Yesu. Mwami Imana isumba byose, imbaraga zawe ni nyinshi, ubutware bwawe ni burebure, gukomera kwawe kurihagije. Dusengeye bene data, imbaraga zawe ziri mu kuri Mana zihute vuba kugira ngo zongere zigarure ubwenge bwazo mu bana b'Imana, ubwenge bwazo mu bantu b'Imana, kugira ngo babashe guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Urakoze Mwami Yesu kubw'ubuntu bwawe ndetse n'imbabazi. Amen. Imana ibagirire neza. Ushaka kuvugana natwe, ushaka ko dusengana, ushaka kwihana, ushaka kwaturira Imana, nimero yanjye ni 078 51 52 37. Kandi Imana irahari kugira ngo ikugirire neza. Amen.